gusa nawe Yesu mukiza wanjye nyuzuzurwa neza n'urukundo ruhebuje dusheho kumera nkawe aho ngenda hose ndiyoroheje rwose mwami njye ngukurikiza irindi cyanira ukamenya mwigishwi sishidikanya rwose nanjye uri nyitayeho izanyigisha kwitonda imbabarira amafuti ndiyoroheje rwose mwami njye ngukurikiza dusheho gusa nawe dusheho uko bukeye nyigiza hafi yawe aho amahoro adashira urumindura mushya kubw'urukundo ngiriya ndiyoroheje rwose mwami njye ngukurikiza ndagushimye ndaguhimbaje Uwiteka Nyiringabo tugushimiye neza n'ubuntu tugira uhabwa icyubahiro kanya keza nk'aka rero duhaye kwiga ijambo ryawe duhaye umwanya mwiza wo kunya gutekereza ku byawe uhabwa icyubahiro tugiye kwiga rero ingingo y'uyu munsi reka ubane nawe mwese uzumva iyi ngingo ndetse uzumva aya magambo ni ukuri aturuka mu ijambo ryawe ukamufasha maze tuzabashe kwigira ku birenge byawe mwami mwiza tugire neza rero ubane nawe mwese uzumva iyi video mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen. Nanone ndabashimiye mu izina rya Yesu kandi mbahaye ikaze nanone kuri iyi channel ubwo mukurikira ingingo ya buri munsi y'amigisho. Ingingo rero yo kuwa gatatu iravuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo ni ingingo y'uyu munsi tugiye kureba, aho ejo twabonye ingingo yo kuwa kabiri yavugaga ngo gucungurwa kwasabye ikiguzi gikomeye imbabazi zisaze. Twabonye uburyo tudakwiye gukerensa amaraso Yesu Kristo yatumeneye, tugomba kuyaha agaciro kandi tukayizera kuko ari yabasha kudukiza ndetse akaduhesha agakiza. Rero n'uyu munsi tugiye gukomeza ingingo nziza cyane ivuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Aha rero batangije ikibazo kibatubaza ngo Imana yagambiriye gukora iki ibihe nibisohora kandi ni mu buhe buryo bigera kure cyane. Aha rero baduhaye isomo tugomba gusoma rikadufasha gusesengura iki kibazo, aho riboneka mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Aha umurongo wa 9 n'uwa 10 iravuga ngo haranditswe ngo itumenyesheje ubwenge bwose no kumenya itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Rero aha ukomeje ku murongo wa 11 bahita bavuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Imana ishimwe cyane kubwira isomo ryiza iduhaye. Aha rero bari kutubwira Imana ese yagambiriye gukora iki ibihe nibisohora. Aha rero babigarutseho ni uko umugambi w'Imana yifuza ko cyangwa se ishaka ko ibintu byose biteranirizwa muri Kristo ubwo ibihe bizaba bisohoye. Tubona ko Kristo ubwe yavuye mu ijuru aje gushaka inyoko muntu cyangwa se aje gucungura umuntu kugira ngo abone agakiza. Rero hano hari amagambo batubwiye, Paulo akoresha ibimenyetso bitatu byerekana iby'Imana yagambiriye. Icya mbere ni ubwiru bw'ubushake bwayo, icya kabiri ni intego yayo, icya gatatu ni umugambi w'ibyo izakora ibihe nibisohora. Uwo mugambi rero w'Imana udakuka kandi uheruka no guteraniza muri Yesu ibintu byose biri hose.
Rero ijambo Pawulo akoresha asobanura umugambi w'Imana ni nk'ishusho risobanura kuyobora cyangwa kuvuga mu ncamake ibintu byose muri Kristo. Mu migenzereze ya kera y'icungamari washoboraga guteranya imibare yanditswe mu gice kimwe noneho ukandika igiteranyo hejuru. Yesu niwe uri hejuru y'ibyo Imana yagambiriye n'uruhererekane rwabyo. Uyu mugambi ushingiye kuri Kristo wateguwe mbere yo kuremwa kw'isi. Ahangaha n'ejo twabibonye ko umugambi wo gucungura umuntu wateguwe mbere y'uko umuntu anaremwa. Ahangaha rero nta mpamvu yo kugira ubwoba cyangwa se ibyiringiro ngo tubibure, kandi Yesu yadukunze tutaranabaho, kuko ijambo ry'Imana rikomeza kuduhamiriza ko tumenya tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu. Ahangaha rero Imana niyo Arufa na Omega, tugomba kuyiringira kuko ari we muremyi wacu. Rero umugambi wayo wabayeho ndetse wateguwe mbere yo kuremwa kw'isi, kandi uragutse cyane ku buryo ukubiyemo ibihe byose. Bivuze ngo gusohora kuzura kw'ibihe n'ahantu ibintu byose ari ibiri mu ijuru ndetse n'ibiri mu isi. Pawulo rero atangaza ubumwe muri Kristo nk'intego ngari Imana ifitiye ijuru n'isi. Rero ikigaragara cyo ubu bumwe buzagerwaho ari uko ibintu byose biteranirijwe muri Kristo, kuko ari we wabaye inshungu ndetse ari we wahuje ijuru n'isi, cyangwa se wahuje inyoko muntu n'Imana. Igihe avuga ku byo Imana yagambiriye gukora igihe n'igisohora, Pawulo avuga ku nsanganyamatsiko izakomeza kugaruka mu rwandiko hose. Imana itangira umugambi wo guteranya ibintu byose ushinze imizi mu rupfu, kuzuka, kuzamurwa mu ijuru no gushyirwa hejuru kwa Yesu. Ibi bintu bitatu ukomeze kubizirikana. Umugambi Imana ngo ushingiye imizi mu bintu bitatu. Icya mbere, urupfu rwa Kristo, kuzuka kwe no kuzamurwa mu ijuru no gushyirwa hejuru kwa Yesu. Binyuze mu gushyiraho itorero no kurihurizamo abagize inyoko muntu bari baratandukanijwe ari bo Bayuda n'abanyamahanga. Muri ubu buryo itorero ryereka imbaraga z'ikibi ko umugambi w'Imana uri gusohora, kandi ko imbaraga yazo irema ibice mu bantu izagira iherezo. Nk'uko Bibiliya bivuga ahandi hantu, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Rero umugabane wa kabiri w'urwandiko rw'Abefeso utangirwa no kurarikira abantu kugira ubumwe, maze bagakomeza cyane kwingingira abantu kwirinda imyitwarire yangiza ubwo bumwe. Ibiramambu bakubaka ubufatanye hagati yawe n'abizera bagenzi babo. Pawulo asoreza ku ishusho ikangura y'itorero rimeze nk'ingabo zifatanyije zikorana imbaraga zirwanisha amahoro mu izina rya Kristo. Nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugera ku wa 20. Umugambi w'Imana ni uko abantu bose mu itorero baba umwe, kandi nk'uko ejo mu cyigisho cyabanje twabibonye, itorero rigomba gufatanya, kuko niba ari umutwe w'ingabo, niba ari inyubako, niba ari abantu bagomba kuba bari hamwe, ntabwo inyubako cyangwa se nta kintu cyaba kiri cyonyine ngo kigire icyo cyubaka. Nibo urugero, ijisho urishyize ukwaryo ntabwo waba ari umubiri wuzuye. Ufashe akaguru kagashyira ukwako ntabwo kaba kagize kaba gahagije kugira ngo gakore umubiri. Rero nk'abantu bari mu itorero ry'Imana dukwiriye kuba umwe, kandi tukirinda n'icyakwangiza ubwo bumwe twaba tugiriye muri Kristo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero ahangaha iyi ngingo isoza itubwira ngo batubaza ikibazo buri wese agomba gutekerezaho: washima ute kandi ugahimbarwa nuko gucungurwa uboneye muri Kristo Yesu ari umugabane w'ikintu kigari kandi gikomeye? Umugabane ukubiye mu mugambi w'Imana udakuka kandi wizwe neza wo guteranirizwa hamwe ibintu byose binyuze muri Kristo. Ese bino bintu urabyumva ute? Ese wowe urabona bisohora gute mu mibereho yawe? Ese nawe muri Kristo uruharanira kuba muri we nk'uko bikwiriye? Rero reka buri wese agire kwisuzuma mu mutima we, kandi agambirire kuba umwe na Kristo, kuko niwe rugero rwacu twahawe. Reka rero mbifuriza ibihe byiza, kandi niba wabikunze comment iremewe, ndetse ikibazo n'inyunganizi wagira ubyandika hepfo, ubundi tukazabigarukaho mu ngingo ikurikiyeho. Rero reka dusoza dusenga Imana. Turagushimiye Data mwiza ukiranuka, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi tugushimiye kubw'umugambi wawe mwiza. Ni ukuri ufitiye inyoko umuntu habwa icyubahiro. Tubonye ko ibyo mu isi ndetse n'ibyo byose bizateranirizwa muri Kristo,
reka ni ukuri Uwiteka umuntu wumvishije ijambo azabemo, kandi twese dukomeje kugira umuhate wo kugushishikarira ndetse no kumenya ubwiru bwawe Mwami, maze ubwo ugiye kwerekanwa tuzishime kugusanganira. Rero duciye bugufi, utugirire neza, utube hafi kandi ufashe buri umwe wese wumvishije ijambo kugira ngo rikomeze mu mutima, maze Uwiteka umugirire neza. Ko rero bana natwe kandi ukomeze gufasha bakomeze gusengera umurimo wawe, ubahe umugisha, ubakomeze, ubatere imbaraga ndetse no kuwushyigikira. Ubwo rero tugire neza, ubane natwe mu bihe bizakurikiraho ndetse no mu bindi byigisho, mu izina rya Yesu, amen.